intekerezo y'ubakumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Bakunze b'ikiganiro igorora ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mu kiganiro igorora cy'uyu munsi turaganira ku byavuye mu bushakashatsi ku gipimo cy'ubwiyunge cy'umwaka wa 2020 by'umwihariko ku nkingi y'uko abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda no kwibonamo ubunyarwanda. Ni muri urwo rwego ikiganiro cyacu kibanda ku ihame ry'ubumwe n'ubwiyunge ryo gushyira imbere ubunyarwanda n'inyungu z'abanyarwanda bose mbere yo kwibonamo amoko, amasano, idini, akarere, igitsina n'ibindi. Muri iki kiganiro turumva impanuro z'umuyobozi mukuru wa Unity Club Ntwararumuri Madame Jeannette Kagame aho atugaragariza uko ubunyarwanda ari urumuri rumurikira abanyarwanda. Turi kumwe kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Bwana Fidèle Ndayisaba aho hadusobanurira uko inkingi y'ubunyarwanda igaragaza uko abanyarwanda biyumvamo ubunyarwanda ikomeje kuza imbere kuva mu myaka 15 ishize nk'uko bigaragazwa n'ibipimo by'ubwiyunge byagiye bikorwa muri iyo myaka. Turaganira kandi n'ibyiciro bitandukanye by'abaturage batugezeho ubuhamya bwabo bujyanye n'uko biyumva mu bunyarwanda. Ikaze mu kiganiro igorora cya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge aho tugiye kuganira ku gipimo cy'ubwiyunge cy'umwaka wa 2020. Umuyobozi mukuru wa Unity Club Ntwararumuri Madame Jeannette Kagame avuga ko kugira igihugu ari uburenganzira bushimisha buri wese kandi umunyarwanda akwiye kwishimira kuba uwo ari we kuko afite urumuri ruhora rumumurikira runamususurutsa ari rwo ubunyarwanda. Nk'uko nabivuzeho ubushize mu buzima bw'umuntu yishimira kugira aho avuka cyangwa aturuka, ariko ni ngombwa kurenga ibyo ukareba inyungu rusange y'abantu ndetse n'igihugu cyawe. Hari indirimbo ibisobanura neza igira iti nyina w'umuntu yarahebuje igihugu cyawe kikaruta byose. Murabizi ko mu buzima busanzwe amazi n'urumuri ari ibintu bitabangikana ngo bibeho. Nyamara iyo urebye ubunyarwanda ni isoko tuvomamo isano muzi yacu. Ni urumuri rudususurutsa, si ikibatsi kidutwika. Ni urumuri rutumurikira maze abarwose rukabarinda gutsikira no kuyoba mu rugendo rwiza twiyemeje. Ni urukingo ruhora ruzamura ubudahangarwa bwacu kugira ngo tudatatira igihango cya ndi umunyarwanda. Buri myaka 5 komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ikora ubushakashatsi bugamije kugaragaza uko abanyarwanda bahagaze mu bwiyunge. Mu nkingi 6 zishingirwaho hakorwa impuzandengo y'uko igipimo cy'ubwiyunge gihagaze. Inkingi y'ubunyarwanda yakomeje kuza imbere ariko irushaho cyane mu gipimo cya 2020. Nibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Bwana Fidèle Ndayisaba adusobanurira. Inkingi ya kabiri nuko abanyarwanda bagenda batera imbere mu kwiyumva mu bunyarwanda kurusha kwibona cyangwa kurebera abandi mu bishobora kubatanya nk'ibyagizwe amoko abanyarwanda bashyizwemo mu gihe cy'amateka y'amacakubiri yabatanyije, ibindi bishingiye ku turere, kwivangura rishingiye ku turere. Igipimo rero cy'ubwiyunge kireberwa muri iyo nkingi yo kureba uko abanyarwanda biyumva mu bunyarwanda kurusha ibyo bindi byose bishobora kuba byabatanya. Muri 2015 cyari kigeze kuri 92.5%, aho ndavuga impuzandengo muri za nkingi zose, ibipimo byo muri za nkingi zose uko ari 6 bihurijwe hamwe nibyo biduha igipimo rusange. Muri 2020 kikaba kigeze kuri 94.7%. Kandi iki gipimo cy'ubwiyunge kivuga niki? Igipimo cy'ubwiyunge kigaragaza uko abanyarwanda babona bo ubwabo, uko bibonera bagenda batera intambwe mu bwiyunge, nuko biyumva muri rwa rugendo rw'ubwiyunge intambwe bamaze gutera naho bageze, ndetse n'ibyifuzo byabo twareberamo
icyerekezo cy'u Rwanda ni ukugira umuryango wunze ubumwe ubanye mu mahoro kandi ibyo bigafasha kugera ku iterambere rirambye. Muri icyo cyerekezo cy'u Rwanda buri munyarwanda afitemo uruhare rwe. Niho rero mu gipimo cy'ubwiyunge habamo kwisuzuma buri wese agaragaza uko yumva ahagaze n'uko abona abandi abaturanyi be bahagaze. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bwana Fidèle Ndayisaba agaragaza ko igipimo cy'ubwiyunge kigaragaza neza uko ubwiyunge bugenda butera intambwe ishimishije, cyane cyane urebye uko abanyarwanda bagenda bakira ibikomere by'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikigaragara abanyarwanda babona ko bateyemo intambwe zishimishije kandi bishimira cyane, n'ibindi bipimo uko byagiye bibigaragaza, haba icya 2015 haba icya 2010, iyo nkingi yari hejuru n'ubundi, ariko muri uyu mwaka 2020 yarazamutse cyane, ni iy'ubunyarwanda, kwiyumva mu bunyarwanda no guterwa ishema no kuba abanyarwanda. Ni inkingi abanyarwanda bagaragaje yuko bishimiye kandi uko igenda izamuka ibafasha cyane, kuko bagaragaza yuko gushyira imbere ubunyarwanda, kwiyumva mu bunyarwanda bigenda bibomora ibikomere batewe n'amateka mabi babayemo, amateka asharira mu gihe cy'amacakubiri yavuyemo ingengabitekerezo ya Jenoside yatugejeje no kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Komorana ibikomere abanyarwanda babikesha ndi umunyarwanda. Kwiyumva mu bunyarwanda birabafasha cyane kandi bikabaha icyizere. Kwiyumva mu bunyarwanda bibasubiza agaciro. Ni ikindi abanyarwanda bagaragaje mu buhamya bagenda batanga muri iki gipimo cy'ubwiyunge, ko bibaha n'icyizere, bikabaha n'imbaraga yuko amacakubiri iki gihugu cyamenye, ubunyarwanda ari urukingo rukomeye kugira ngo bitazasubira, kugira ngo icuraburindi ry'amacakubiri, ingengabitekerezo ya Jenoside bigende bitsindwa birangira, n'ibisigisigi byabyo birangira mu gihugu cyacu. Kwiyumva mu bunyarwanda rero ni ikintu abanyarwanda bishimiye cyane mu gipimo cy'ubwiyunge. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge abivuze, ubwiyunge bw'abanyarwanda bwatumye bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi begera abo bahemukiye, babasaba imbabazi kandi biyemeza kutazongera gutatira ubunyarwanda. Hategekimana Theoneste yagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yagize n'uruhare mu gushaka kwica uwitwa Ndayambaje Christophe, amukoreye iyicarubozo kuko mbere yo kumuroha mu ruzi rw'Akagera babanje kumuzirikaho amabuye no kumuboha kugira ngo atabasha koga. Hategekimana yahamwe n'ibyaha bya Jenoside arafungwa. Afunguwe asanga Ndayambaje yararokotse. Abifashijwemo n'ibiganiro by'isanamitima, ubu barongeye barabana nk'abanyarwanda bafatanya muri byose. Hari hariho kumwishisha, ariko kubera ziriya nyigisho ubu nta bwishishanye buhari, ku mpamvu z'uko mwibonamo nawe akanyibonamo, kandi ni ukuvuga ibimenyetso byo yabinagaragara, kuko niba icyo gihe tutaravuganaga singiwe nawe ntazi wanjye, yewe niba hari icyo nkinnye nkaba ntatinyuka kukimubwira, none usigaye nkimubwira akakimfashamo. 2017 nibwo baturambureho ibiganza, anjye nyuma arambyara, ubu ni umubyeyi wanjye. Ubu ikintu nkinnye cyose iyo hari ikintu afite aramfasha, n'ubu mperutse gufasha umugore, ariko ubu ngubu mu rugo buri kamwe kose nta kibazo, araza akamfasha n'umugore we ndetse nawe akaza, byose mbego ukabona nta kibazo. Nyuma yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi, Ndayambaje Christophe yumvaga atarebana na Hategekimana kubera ibyo yamukoreye, ariko baje guhurira mu biganiro by'isanamitima maze bomorana ibikomere. Ubu babanye neza nta rwikekwe. Mbona rwose uko duhuye buri munsi nkabona aranyereka umutima, nkabona umugabo we yarahindutse, nkabona rwose afite umutima wo kunyegera. Ubwo rwose kugira ngo uzegera umuntu wakoreye ibikorwa nk'ibyo kugira ngo uzatinye kumwegera byabaga ari ikibazo. None na bene bakavuga ati uriya muntu wegera ntabwo umuzi, ati uzi n'ibyo wamukoreye. Abantu bakamutera ubwo, navuga none ntange rwose ngeze aho nanjye numva ndagenda mwakira igihe cyaje kugera rero y'amezi 3 ashize, kuko twize amasomo menshi cyane y'uburyo umuntu yakabaye abaho. Rwose ngeze aho ndabyumva, ndumva inyigisho, mbona n'ukuntu umugabo anyegera, rwose umugabo ndamubohora. Ubu ni umuntu tubanye neza nta kibazo, aransura nkamusura, yagira ibibazo nkamufasha, nawe afite ikindi akamfasha.
ni nabyo koko ejo bundi yagize ibyago apfusha umugore, turabana nta kibazo mfitanye nawe, abana biwe baraza bakansura, abiwanjye bakajyayo, rwose isanamitima ryabaye ryiza ku ruhande, byabaye nko kongera kuvuka bwa kabiri. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge igaragaza ko ubwiyunge bw'abanyarwanda ari ingenzi kuko butuma n'abanyamahanga bagirira u Rwanda n'abanyarwanda icyizere kubera ko bagaragaza ubwabo uko biyumva babayeho. Kwiyunga kw'abanyarwanda bakagira ubumwe ni ibyo bibahesha agaciro, bikabaha guhagarara neza bemye mu mubano mwiza mu mibanire yabo n'abandi batuye isi. Birumvikana ko rero n'abandi bashobora kubigiramo inyungu, bashobora kubikenera, ariko abambere bibanze bakeneye kwisuzuma mu ntambwe bagenda batera n'abanyarwanda. Byumvikana ko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda uko butera imbere bituma tugira igihugu cyiza, tukagira u Rwanda rwunze ubumwe. U Rwanda rwunze ubumwe biruha imbaraga, bikaruha ubushobozi bwo kubana neza n'ibindi bihugu biri mu karere u Rwanda ruherereyemo n'isi yose. Ibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bwana Fidèle Ndayisaba amaze kuvuga byigaragariza cyane mu banyarwanda baba mu mahanga bakorerayo ibikorwa byabo, nko mu gihugu cya Centrafrica hari aho bita Kigali kubera ibikorwa by'abanyarwanda babayo, batewe ishema no kuba abanyarwanda kubera icyo cyubahiro. Ubwo rero abandi bantu bazungu, abandi banyafrika bahitira Kigali, ntago byanditse ahantu ariko bahita Kigali. Turatembera, dukora akazi, noneho ka gaciro tutari dufite abene gihugu ba hano babonye umutekano abanyarwanda bazanye batangira kutwiyumvamo. Izina ry'u Rwanda ahubwo rigaragara nkaho twubatse igihugu cy'u Rwanda muri iki gihugu turimo, kubera ko turakunzwe. Ari umuyobozi w'igihugu aradukunda 100% bitewe n'imikorere abona dufite. Ari ingabo zacu umurava n'ubwitange zitanga bituma noneho igihugu turushaho kubona amanota. Sinzi ko nabivuga kubera Perezida wacu Paul Kagame ibikorwa agenda akora no kohereza ubufasha muri iki gihugu, nkatwe abanyarwanda bikomeza kugenda bidushingira nyine igiti. Twubatse izina hangaho. Ubu ngubu indirimbo hano n'abanyarwanda, indirimbo n'u Rwanda, indirimbo ni Merci Kagame. Nubwo igipimo cy'ubwiyunge kigaragaza ko abanyarwanda benshi bateshema no kuba abanyarwanda kurusha icyo ari cyo cyose cyabatandukanya, aracyariho bamwe bagishaka guhungabanya ibyagezweho mu bumwe bw'abanyarwanda. Umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri Madame Jeannette Kagame asobanura ko ubunyarwanda ari urumuri rumurikira abanyarwanda aho bava bakagera, bikaba bidakwiye ko ugerageza gusenya ubunyarwanda ahabwa uwo mwanya. Aha hari mu mwiherero uheruka w'abanyamuryango ba Unity Club Intwararumuri wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge igaragaza ko hakiri imbogamizi zirimo kutemera identite y'ubunyarwanda, gushyira imbere ivangura, guhohotera abarokotse jenoside, kugoreka amateka yacu, guhisha no kwangiza ibimenyetso. Ibi byose birakomeza kutwibutsa ko umuntu ari mugari koko. Dukomeze rero dushyira imbaraga muri gahunda zo kwigisha ubunyarwanda, gahunda z'insanamitima, kandi tukita cyane cyane ku mwihariko w'abato. Inshuti twakomeje kubana mu kiganiro igorora icyo uyu munsi kigeze ku musozo. Mwumvise ko igipimo cy'ubwiyunge kigaragaza ko abanyarwanda bamaze gutera intambwe mu kwiyumvamo ubunyarwanda kurusha ibindi byose byabatandukanya. Mwumvise kandi ko wari we wese ushaka gusenya ibyagezweho nta mwanya akwiye, ahubwo akwiye kugaruka mu murongo wo gufatanya n'abandi kubaka igihugu maze umunyarwanda bukamubera urumuri. Mumfashe rero dushimira abatuganiriye, by'umwihariko nyakubahwa umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri Madame Jeannette Kagame ku mpanuro yatugejejeho. Dushimire kandi umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bwana Fidèle Ndayisaba ku bisobanuro by'uko igipimo cy'ubwiyunge umwaka wa 2020 gihagaze, gufasha abanyarwanda gukomeza kunga ubumwe. Dushimire n'abaduhaye ubuhamya muri iki kiganiro. Namwe twabanye ndabashimiye cyane. Ufite ikibazo, igitekerezo, icyifuzo ushaka kutugezaho, waduhamagara kuri wa murongo wacu utishyurwa 1888 buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu mu masaha y'akazi. Naho butaha. Igorora n'umusemburo w'ibitekerezo byubakumwe n'ubwiyunge, urubuga rw'ubwisanzure buzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Igorora
igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge.